ngewe ndumva nshaka ko wabireka ugahindura ugashaka ikindi kintu wakora ibintu rwose nyine kubona atari sawa. Ako buri ujya unsetsa cyane, ujya unsetsa. Ese ni gute ushobora kuza kunkura mu kazi? Akazi njye nkamazemo imyaka myinshi, karanunze, karangaburira, kankurira buri kimwe. Hanyuma ukaza ukunga ngo mve mu kazi. Ariko sheri ndabyumva yego kuguha amafaranga, ariko ibintu ntabwo rwose biguhesheje ishema. Njyewe ndishiri wawe kandi ndagukunda. Fasha ubireke tuzagera kuri byinshi kandi byiza, sibyo? Reka nkubwire, njyewe ababyeyi banjye bapfuye nyiri mutoya. Njyewe narimenye kuva nyiri mutoya kugeza ubu ngubu, sibyo? Akazi kanjye nkakoze igihe kirekire, nta kibazo njye nkafitemo, sibyo? None ni gute ushobora kuza umbwira ngo mve mu kazi? Ese ujya njye gukora ubundi akahe kazi? Niba hari akwamboneye se njya gukora cyangwa nzajya kugashaka? Ndabyumva yego, ariko gerageza ibintu byose nibishakwa kandi umuntu agera n'ahantu kuyindi level atanatekerezaga. Ubwo se ukubona ibintu uri gukora we uri kumva we bikunyuze koko? Shamba baranda kwingenza. Uyu mujyi ureba hano, uyu mujyi wose mubayemo imyaka 19, sibyo? Njye narimenye ku giti cyanjye njyewe, si kweli? Reka nkubwize ukuri rushe, sibyo? Nimba wumva kutagendana nanjye mu buzima ndimo, akaba ari cyo gihe wumva yuko ugomba gutandukana nanjye, kweli? Ibana wambwira kabisa bikarangira. Oya sheri, urabizi ndagukunda, sibyo? Niba nawe warigeze unkunda mu buzima bwawe, ndakwinginze mbabarira unyumve, tuzagera ku iterambere rirenze n'aha ngaha, kuko ibintu uri gukora rwose njye ntabwo bishyigikiye kandi ntabwo mbikunda. Ase sheri, reka nkubaze, hari ikintu wari wabura mu buzima? Imyenda nuyibona, amavuta yo kwisiga nuyabona, ese ni gute wandushya uza umbwira unkura mu kazi? Wereka nkubwire, sibyo? Ese uragira ngo ubundi nzajya gukora muri banki? Uko bizara amashuri nize nzajyana harayiga muri banki njyewe? Oya sheri, ntabwo ibyo byo muri banki ntabwo ari byo umuntu aheraho, ibintu byose bihera hasi. Ariko si ibintu uri gucuruza kuko ibintu oya rwose mbabarira, reka kunsebya. Reka mwibwirire, niba wumva yuko akazi ndi gukora katakunyuze nka sheri wanjye, uri kumva? Akabe nacyo wamamagarije nkaba nataye akazi kanjye. Ebana guma hano ubyibazaho kabisa. Ariko se koko ngo ubu nakora iki koko? Umusheri wanjye ko mbona koko arimo arangora adashaka no kunyumva, ubu nanjye mba numva biba bitanze. Arese bikumamagara. Ako murabaye nk'umusazi byagenze bite? Ntabwo nabaye nk'umusazi. Ngo? Ntabwo nabaye nk'umusazi. Utuntu narende kumva. Musinde uri kumva? Yabiruta musaza wa nebi. Ntabwo byongera n'ukuri. Ariko menye ko naye bangukeneye ngo tuganire. Abona mba ni muri business umwanya mubonye. Nanjye bangukeneye tuba twaganira turebe bitagenda hano mu rugo. Karibu. Salama bro. Salama. Aba rero kubabona naba dukorana muri business. Nabo se? Turakorana muri business. Ahubwo abaduhaye akanya gato tukavugana gato. Ya rero uyu ni wa mukire twavuganye kuri telefone navuze ndi buzane, tukavugana ku bintu bijyanye na business. Hari akazi afite ashaka kuduha tukakamukemurira ibintu bikagenda neza. Ya rero yatubwira ko kazi akari ko hanyuma ibintu tukagashira mu bikorwa. Okay, mbo akazi rero nshaka kuba gasaba umuntu uri serious. Akazi nshaka kubaha ni umuntu nshaka kwikiza kuko ntabwo mukeneye. Nshaka ko mubimfashamo rero. Nshaka abantu bari seriye bagakora neza nta bintu by'imikino, kuko nshaka ko kakorwa n'umuntu n'abantu bese bafite uburambe mu kazi ku buryo nta n'uwazamenya uko byagenze, kuko uwo muntu ntabwo mukeneye. Ndashaka mubinkorere vuba kandi Burishira miliyoni 2. Urishira igice cya miliyoni, ukindi gice uzatugireza akazi karangiye. Ya nari namusobanuriye mubwira uko akazi turi kugakora muri iyi minsi. Tumubwira ko gukora akazi ari kuduha amafaranga.
hanyuma ibibazo bye tukabikura mu nzira bose. Icyo mwijeje cyo ntuzagira ikibazo. Twe twaje muri aka kazi tugakeneye. Nibyo kandi twari tuzi icyo dushaka. Okay. Ni umugabo yitwa Theogene. Nukuvuga ngo ngenda ndabasigira ikintu cyatuma mutamwibeshyaho. Cyambere ndabasigira amafoto ye, amazina, bese ku buryo mutakora ikosa ryo kumbwira ngo mwamukuyeho mwamwibeshyeho. Kuko nshaka mukora akazi mukagakorana ubushishozi kandi neza. Kabisa. Oya akazi nakacu. Mubigira ibyanyu kuko ni ikibazo kuri nge kuba mureba. Meze bite bako? Muna rwose mumeze neza nk'abantu tugiye gukora akazi. Buriya reka mbabwire. Buriya Nduga murabizi ko dukorana akazi keshi. Ariko hari abantu maze kwakira amakuru bari gukora ne business ku ruhande. Mfite imbungenge ko ashobora kungambanira. Kandi se boss. Buriya maze iminsi ana makuru make yanakiriye ariko sinabifata neza ko ari ukuri. Niyo mpamvu mitabaje nk'abakobwa. Ariko mufite imbaraga nyinshi cyane ku basore. Buriya niyo mpamvu nigeze mitabaze. Mwe mugende mu muneke. Yego boss. Umuneke muzana amakuru. Urumva? Buriya ndabizi ko abakobwa igitsina gore murashoboye. Nese boss ushaka ko tumuneka gute? Mwagenda mukamuneka, mukamugira inshuti za hafi. Mwe mukajyamo mu makuru. Kwanga icyo ushaka nuko tugenda tukamwikundisha tukamwigiraho abantu ba hafi tugasohokana tukagira mbese tukamera nk'abasheri biwe. Hanyuma tukamukuramo amakuru y'ibyo ushaka kumenya nimba hari ibindi bintu afite ku ruhande ashaka kwinjira mu bya business yawe. Cyane rwose. Mwabumvishe. Umusore wanjye icyo ari cyo cyose ntamwohereza nawe akababa hafi kugira ngo mutagira imbogamizi muhora nazo akaba yabafasha tukareka ibintu byagenda neza. Buriya njye niteguye kubishyura ku giciro cyose mushaka nk'umure akazi neza. Ayo mafaranga azaza nyuma y'ayo udemba y'akazi. Nabamahaye kimwe cya kabiri. Uriya mugabo rwose mujye muduha amakuru neza boss umushara yawe babwiye n'umukora akazi neza. Twebwe rwose tuzabatereraho akantu. Mujye mugenda neza mu muneke nanjye nzajya mbambara inyuma ngenda mbakavarira. Ako sheri gusa ndabona umeze neza nta kintu wewe mu rugo ndabona nta kibazo kabisa. Nyine mba niriwe mu rugo. Akazi ari gihe kaba karangiye nanga ibintu ari intambara. Usko nari ngukumva imeze ute se? Ndaho nukuri nese ho. Ndabona umeze neza. Nanjye bize neza nari. Nyine ni ibisanzwe ariko urabizi ko nta munsi njyamera nabi ngiye buri gihe mba meze neza. Ega wowe none se. Ndaho nyine uretse kugenda ukabura nakubura ya. Bamari nyine no kubera akazi naho ubundi nge bamari nta kibazo. Okay, nukuri ubukoze irungu riri baryanyishe. Ubundi bura mu buzima ni wowe mari irungu nukuri. Merci chérie. None se wari uryamye? Oya, hari utuntu nari ndi gutegura mu nzu ya gusa numvishe ko uri buze nabaye ntuhagaritse kugira ngo nganire nawe. Ese? Ya, nta kibazo ariko. Yaciye iminsi rero. Duherukana cya gihe duheruka gutandukana tutameranye neza ubabaye gusa nyine sorry nukumva barara wagiye ubabaye. Shiri nanuko ko igihe cyose gishize ntago wari wategereza kuri bya bindi duherutse kuganiraho ngo ugabifatira umwanzuro koko. Hajya bihe duheruka kuganira. Nandi mo nkubuza bira bintu byo gucuruza ibiyobyabwenge nkubwira uburyo nzagufasha tugashaka ibindi bintu twakora. Shireka nkubwire ntango mubeshya pe sibyo. Nukuvuga ngo umunsi tubishwanira dutongana. Ya natashye ndara nabi nirirwa nabi ya numva nyine birampangamiye cyane. Sheri sinkubeshya bya bintu by'ibiyobyabwenge nabivuye. Sure. Cyane rwose sheri. Hakoje umva biracimishije cyane. Urishimye? Akubuza bira binakuguzi polisi igufasha ibintu gukorera. Ngaho ibaze rero ndamubaramutse bagufunze cyangwa kubura. Urabona kuko umusore mwiza ngawe nazabona undi umeze gutya koko. Ni ikibazo nanjye nabitekerejeho. Ndavuga ni subu uramutse umbuze. Ndi umusore mwiza kuko urumva utabubabaye. Mva nukuri wahisemo neza. Ya nyine nubwo nta kazi nayo nabona ariko ndakeka ko bizaza nzabona kandi kazi. Ya rero nagira ngo nkumenyeshe ko
ubu ngubu ngiye kugushakira ikintu cyo gukora Wow. niba kuko biriya bintu harabivuyemo. Shira wabukoze kabisa mbonye akandi kazi. Ubusubizi ko ngukunda se nta kintu njye ntazagukorera. Twarakubwiye. Yego, wabukoze cyane. Ampo hanyuma sheri amasaha y'akazi ndabona afashe. Yego. Ndabona amasaha yo kujya ku kazi ageze nagira ngo ngende narije kureba uko umeze nyine tunaganireho gakeya. Ubwo reka ngende ntirigumerekeza reka mfata akamoto hano ni ku kazi uzagaruka vuba ariko. Nta kibazo. Sawa sheri tuzasubira. Sawa turi kumwe. Abakobwa koko ni ibigogi. Ubu se nicyo kiba kimukuye ahantu hose akaza kwirirwa ambwira ngo iby'akazi kanjye ahubwo nareba nabi niwe muntu ndabwikize vuba ntabwo ibintu bishoboka. Gegerayo umukobwa waje Arise mwana tuvuga Sasa zaman munajyane cyane namahorora turi muri korari kanuka mu kanya mitaza mitajya kurya asiko mamona hano bitari kugenda bimeze bite nta kintu kitari kugenda ariko byose bimeze neza seka ibi bisetsi byanjye byashaje oya ntacyo amafaranga ndaguha amafaranga asubire muri salonari uretse ko wataje kare wataje kare karibu Miriwe rwose Alice ubona turakorana ku kazi waduha akanya gatoya tukavugana kuri business. Okay. Bimeze bite? Wapi kabisa boss. None se kazi nizeye ko muvuga kora neza. Ukora akazi waduhaye karaturaniye pe. Twaragerageje ndonga kumukuramo amakuru urabizi ko mugabo no munyabwenge ntago yoroshye ntacyo tutakoze kugira ngo tumukuramo amakuru. Yewe twanamunywesheje arasinda ngo basi ngo ari buze kutubwira. Ako ntacyo na kimwe yatubwiye kugeza neza. Iyo urumva igisubizo nzaniye uraza umbwira ngo akazi karabananiye umuntu umwe wabananiye. Je nabaye akazi mizeye urumva? Kuza umbwira ngo yarabananiye ibyo ntaho cyangwa kubyumva. Bose no kuri byaranze twaragerageje biranga. Je niba afashe amafaranga nkabishyura ngo mumurire akazi. Tecyamuza mumbwira ngo byanze ngo iki n'ibiki ariko ubundi kamubwira. Leta zije zikamfata bakajya kumfunga usibye ko mwe mwashaka ndi mu boss. Ariko noneho baye iminsi iyo ibiri. Ugomba kwa mukoza akazi cyangwa se mwe murimo. Akore nzica mbere. Mpamvu naguhamagaye ahangaha ni gahunda y'akazi. Ariko aka kazi umuntu agomba kugakora ari seriye. Yego. Akagakorana umutima. Kuko urebye nabi barakurasa. Ugapfa. Kandi ikindi aka kazi hazamo kugambana cyane. Yego. Rero nangu naguhamagaye ngo uzaze kubipoto mu kazi kanjye ugomba gukora. Rwose ntugire ikibazo kuba ari njye wagira icyizere ukaba wambwiye ntugire ikibazo ntuzangaye akazi nzagakora neza nk'uwikorera ntugire ikibazo rwose. Amafaranga uzazuhembwa ku gihe. Uzahembwa amafaranga atubutse. Ariko nanjye akazi kanjye ugakore neza. Turi kumvikana. Ndabyumva rwose. Uzaramukuzanye ububwa mu kazi kanjye. Nzaguca umutwe. Turi kumvikana. Nta mikino muri aka kazi. Urumva uri tayari? Kuba naretse kuzana umusore cyangwa umugabo mu kazi kanjye hari impamvu yabiteye. Nkaba nazanye igitsina gore. Aya mahirwe naguhaye ntuzayapfusha ubusa. Ntabwo nzayapfusha ubusa rwose. Ntugire ikibazo pe kazi kawe nzagakora neza nta kibazo. Ntabwo se kandi ngo turafatanyije mbese umve ko turi kumwe. Ariko ndabona ushaka kuzana imikino. Oya nta mikino. Sohoka ngaho ugenda. Kubwe
wese yibona nk'igihe cyose kiba kishize tutabonamo gusa nta n'ubwo ujya nkumbura shashu nyine rero ngukumva ariko nyine sha umusaza wanjye nyine aranganira nta nubwo aba ashaka ko maze mva hano ese akaba yumva ko azakwijyanira ntabwo mbizi reka tubyihorere ese nsubiye mu rugo ryawe ndaza kuza kumubeshya ngiye kurepeta ko ejo nzajya kurepeta ndangiza nzahita nza kukureba sibyo shu azi ko muri korari none cyakunyeye kuri muramubeshya ngo muri korari nuko ariko azabyemera maze kanegereza wenda ntawamenya ukundi gusa ariko ntakubeshya ndamutse nkubuze kugira ngo bavuga ngo umuntu ati ibuye ry'agaciro akajya kurwanira ibintu Alice gera nzanire telefone yanjye iri mu cyumba mama bimeze bite ni amahoro boss ku muntu ureba nk'umujura bimeze bite ntabwo ari ukureba nk'igisambo kabiri kangahe ugenda muri uru rugo boss nakubeshye nyine ese ubundi ujya gutekereza kwinjira muri uru rugo wabanje ubaza amakuru ahariho hano winjiye ahariho mva rero mubwire niba ushaka ubuzima niba ushaka no kuramba ubona usohotse uri kurenga kiriya gipangu kandi mushiki wanjye azana mukabimenya kandi yagusohoyemo hano nzahita nguca umutwe nkugaburira nyiramaraza ubishyire mu mutwe wawe sohoka gira vuba vuba mbona uri kurengarira wanjye agiye he ntabwo kirabonye muri iyi nzu ese twari turi kumwe ntabwo ninjye wakumva ahubwo umutanye n'akantu kagenda gasohoka kabibera mbona agapusi gasohoka ntabwo se bwabaye ariko ujya wireba urebe ukuntu umeze urabona no kurengera kariya kantu ubwiza ufite uri kugenda kariya kantu ese ubwiza njye nakubwiye ko ndi mwiza cyangwa nkeneye ufite twamwatsi tw'umwe wajyana nizo bajya kumumeshya ariko se kuki wumva unene se wowe ibyo ukora nibyo byiza yabikoze ungiye ku buryo wumva ko ugomba kumitiramo ibyo gukora nibyo ntakora uraniwe shiri wanjye yabikoze mu nsohotse n'abana bagiye kwihagarika n'abagiye kuhagarika